turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Murakoze cyane. Reka saba abaririmbyi babe basubiye kwicara gato. Dutangiye icyumweru cyacu cy'amasengesho y'iminsi 7 afite insanganyamatsiko ivuga ngo icyumweru cy'ubuhanuzi. N'umugisha rero ukomeye cyane muri iki cyumweru cy'ubuhanuzi. Nzi neza ko Imana iri buze guhindura ubuzima bwawe, kuko abantu benshi cyane bagiye bahura n'abahanuzi amateka yabo yarahindutse. Reba umuntu muri kumubwire ngo amateka yawe araza guhinduka mu izina rya Yesu. Amateka yanyu araza guhinduka. Ndabyumva neza mu isi y'umwuka, ndabyumva neza mu isi biboneka, ndabyumva neza mu isi bitaboneka. Uwiteka bahereze umugisha mwinshi cyane. Duhaye ikaze abantu mwese muri iri teraniro. Imana ibaha umugisha. Twishimiye mwese kubabona mu izina rya Yesu. Dushimiye abaririmbyi, dushimiye abaprotokole, dushimiye abadiakoni, dushimiye abakristo mwese muri rusange, ndetse n'abayobozi b'itorero. Muhabwe umugisha n'Imana. Duhaye ikaze abantu badukurikiye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi. Imana ibaha umugisha. Online church, abari kuri Zoom, abari kuri YouTube, reka muhabwe umugisha n'Imana. N'umugisha ukomeye. Ndabona abana bacu bo muri Swede. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Muranunguye kubabona hano. Twahuriye mu gihugu cya Swede. Ndabyibuka nari ndimo mbahanurira. Umwe yari umusiribateri. Mwarabanye. Umwana na hano naravuka. Yaravutse. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Abana bacu nabo baba mu gihugu cya Swede. N'umugisha ukomeye cyane nabo kuba bari ahangaha. Yesu Kristo abahereze umugisha mwinshi cyane, kandi kugira neza kw'Imana n'imirimo y'Imana nibikomeze gukoreka hagati muri mwe. Nituvuge twese ngo amen. Mwicare mugubwe neza mu izina rya Yesu. Murakoze. Ko mutuje cyane. Mutegereje kumva iki Imana ibabwira. Miko muratuje cyane cyane cyane. Ntabwo mbimenyereye. Byagenze bite? Cyane uko uyu munsi turimo dukoresha ururimi rumwe. Iyo mpamvu mutuje. Reka munyemerero dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Turasoma Abami ba kabiri. Ngira ngo ejo abantu twari turi kumwe twaganiriye, twarimo tuvuga imbaraga z'amavuta, tuvuga amavuta ya mbere, tuvuga amavuta ya kabiri. Twavuze amavuta ya mbere binazana. Twavuze ibintu bitanazana. Ari umuntu ubyibuka? Amavuta ya mbere Dawidi yasizwe, ibintu bitanu yamuzaniye. Hari abantu babyibuka? Reka turebe. Ababyibuka ni bande? Turebe. Hera kuri uwo mugabo twumve. Amavuta Dawidi yasizwe. Yabivuga wagurutse. Nabo bibwira babibona. Amavuta Dawidi yasizwe, cyambere na mbere atwemeza umuryango. Yego. Akanatuma tubona icyubahiro cyo abafite icyubahiro bakakiduha mu kimbo cyabo. Reka tuze tubyumve. Ndashaka bikurikirana uko byakurikiranye. Nibyo nibukaga cyane. Nibyo wibukaga shenge. Imana iguha umugisha. Wagerageje. Undi ninde? Abari bazamuye ko mumanuye. Hereza Kefa. Shalom, shalom. Shalom. Ejo nize ko amavuta ajya duhuza n'abakomeye. Amavuta ya kangahe?
oya amavuta ya mbere abigenza uko byakurikiranye. amavuta ya mbere twemeza abo tuvukana cyangwa se imiryango yacu. Yego. amavuta ya kabiri aduza n'abakomeye. amavuta ya gatatu ajya abasha guhishura impano yawe. amavuta ya kane ahindura stati y'ubuzima bwawe. aya gatanu amavuta ajya yica ibihanda cyangwa se igihanda. ni ibi nari mfite. na comment ubwo washyizemo Kefa? sinzi burya nabyanditse nibi nafashe mu mutwe. ubwo ni harimo na comment. Reka twumve mama wawe uko byaramunda, twumve ko umukecuru yamenye ibintu kurusha umwana. Yesu ashimwe. Haleluya. Amavuta atuma imiryango itwemera. Ayakangaye se mama? Amavuta ya mbere amavuta ya Dawidi atuma imiryango yacu itwemera. amavuta atuma sitati zacu zihinduka. amavuta yica ibihanda. amavuta ya mbere atuma duhura n'abakomeye. atuma duhura n'abakomeye bakiyambura icyubahiro cyabo bakakiduha. ongera usubiremo ndumva yo wari uri mu nzira. amavuta ya Dawidi ariyo mavuta ya mbere. icya mbere atuma imiryango yacu itwemera. icya mbere atuma imiryango yacu itwemera. atuma imiryango itwemera. icya kabiri ahindura sitati zacu cyangwa profile zacu. mu yandi magambo amavuta ya mbere atwemeza imiryango yacu cyangwa abo tuvukana. aya kabiri ahindura sitati zacu cyangwa profile zacu. aduhuza n'abakomeye. ariko atuma duhura n'abakomeye. aduhuza n'abakomeye. yego. iyo tumaze guhura n'abakomeye aya gatatu ahindura sitati. ahindura sitati z'ubuzima bwacu. aya kane agatuma twica ibihanda. aya kane agatuma atuma abakomeye biyambura icyubahiro cyabo. aya ni aya kangahe? nanditse ari aya kane. n'aya kane none aya gatanu. gatanu buriya nari twavuze angahe? atanu. ubu se ko nashakaga gutanga igihembo urampa igice. nari nagerageje. mfite 9 ku 10. nihagira udukopeza. aya gatanu mvuzane. mvuzane. ariko yagerageje. kuri nagerageje. tumuha angahe? 9 ku 10? ntiyaba ari menshi se? oya mushu narakurikiye ibyo byose. nari nagiye gufata amavuta. nagiye gufata amavuta muvuga ya nyuma ntayumvishije. ariko uyu munsi ndagerageza mbikurikirane. nagiye mu nshingano. murabyumva mute? tumuha angahe? 3? 3 mushu. 4? oya 9 n'ukuri 9. reka abantu ba online bagusabira amanota twumva yo turi bugwe. kanumva ba online. tumuha angahe? haruvuze 10. umva twakuzuza kandi wataruzuza. ariko nari nagiye kuzana umurimo wanjye nkora kugira ngo tubasiga ayo mavuta bahagarare mu nshingano neza. tugomba kumva tukumvira n'inshingano dushinzwe. ariko mana we online barimo baragusabira 9. amena ntacyo ndatwarayo. ndatwarayo ngayo. online uzi ko baguha 9 wana? ariko ari ugusabiye 8. ubwo ejo ntiyasizwe. na dona mayi 9. dona guhaye 9.
niko reka ndeba yo bagusabira munkurikirire bamusabiye Akimana Solange, Dr. Solange waramuguriye agusabiye 10 usara gusabira 10 utujuje muhe mikoro kuri Solange yagiye ntanamusuhuje muheruka kuri aeroport nibwo muheruka nese kagusabiye 10 nuko yumva nakurikiye kandi nukuri nakagaze mu nshingano nzana n'amavuta ibyo twigishijwe ndabipuratika abantu bagiye gucuruza abantu bamaze kubona amafaranga abantu bisha ibihanda nukuri Nyiramuhire kagusabiye 8 piki nawe ashobora kuba atarasizwe abana batasizwe nukuri abasizwe bafite ubuhamya mushumba ibintu byahindutse ari ugusabiye 9 n'igice urabyumva hondi ibyo byose ntago ndi bijye mukurari arindwi sinyajyaho nabuze kimwe kandi nazanye n'amavuta ijambo rya mbere rifitwe n'umushumba ariko bana isi nijoro buse turakora iki koko reka ndebe kandi undi muntu ugusabira 10 nyene yawe kuruta y'abandi bantu Mukagatara gusabiye 9 ku 10 Solange yongeyeho 10 ku 10 oya Solange nukuri ntago twasuhuzanije iryo rimwe n'uriko utansuhuje ushobora kuba aramwicaje imbere oya bose bicaraga hamwe aba diaspora ahubwo aza akamaro k'abadiyakoni buriya kandi narakurikiye amavuta nkeneye n'ay'umushumba Arina gusabiye 10 Arina muri Amerika nta nubwo tuziranye agusabiye 10 ku 10 subiramo twumve n'abandi baguhe subiramo twumve niko mumfashe mu nkopezi Yesu ashimwe Haleluya twize amavuta ya mbere amavuta ya Dawidi amavuta ya mbere nakwemeza mu muryango uvukamo bakakwemera bivuga uhagaze hano noneho kugira ngo bigende neza biragufasha tugende Yesu ashimwe Haleluya twize ejo umugoroba ni mugoroba ku cyumweru tariki zingahe hari ubwo twize ku itariki mwibuka mwese ebyiri ejo twagize ubuntu bwo kwigishwa amavuta ya Dawidi yatumye Dawidi ava mu ntama akaza kuba umwami nubwo tutayarangije amavuta ya mbere tugomba gusigwa ya Dawidi natwemeza imiryango yacu tuvukamo abenshi murabizi ko hari igihe batatwemera amavuta ya kabiri naduhuza n'abakomeye subiramo ko kandi mama Kefa ngo ngwiki amavuta atwemeza imiryango akenshi mu mihamagaro yacu usanga imiryango yacu ari itatwemera uwo mwana akoze ibikize aranturiye ariko n'abanyarwanda bavuga ngo nta muhanuzi wabo amavuta ya kabiri naduhuza n'abakomeye Dawidi avayo ahurana n'umwami amavuta ya gatatu nahindura sitati zacu uko twari turi abashumba uko twari turi mu bihe twanyuzemo Haleluya uko twari turi batwita akaduhindura sitati uwarinda yakitwa iki akitwa umwami n'umutambyi amavuta yandi natwicira ibihanda biduhagaze imbere Yesu ashimwe hari ibintu byinshi by'ibihanda bijya bituma tutabona ubwiza bw'Imana cyangwa tutinjira mu masezerano yacu bisaba amavuta umushumba wabisigiwe agomba kudusiga akanadufasha kwica ibyo bihanda kuko ntabwo twese twabisigiwe amavuta ya kane ariyo narengezeho mbura amwe ubwo ababishobora bankopeza ni amavuta atuma abakomeye biyambura ibyubahiro byabo murabizi Dawidi akigera kwa Sawuli yiyambuye imyenda ye ashaka kuyiha Dawidi kugira ngo ajye kwica cya gihanda ayo ni amavuta y'abakomeye biyambura ibyo bari bambaye bakabiduha kubera ko tuba twabaye abami n'abamikazi Haleluya reka nze turebe aba hano muramuhangaye reka nze ndeba abo kuri YouTube mumuhaye 11 oya reka turebe abahangaha 9 ku 10 yego rataho zaninka 9 ku 10 reka turebe reka nze hari umuhaye 20 ku 10 ndagira nera umenye uno muntu mwigishije umenya ahubwo mwebwe ndagira nera
tubangaye reka nze ndebe buretse turaje dutanga amanota. Esperance, hagira umuntu ufasha gusomara, hagira umuntu ufasha afata tugire hano turebe. Ngira kuri YouTube umbwire ninde muntu uzi kujyaho ngo muri live chat. Kefa ajyaho umbwire. Reka turebe tumenye amanota turi butanga. Turaza kureba ubwo nyine bagiye kukugenera tubone uwitwa runaka nde ari umuhaye senkana. Twafatiye ku 10. Kimana Solange 10 ku 10. Uyu ngo mwihorere. Robert Mutabazi 10 ku 10. Robert ari kuri kamera ari hano. Urumva Robert uri muratirisha kandi hano ni mu nzu y'Imana. Robert Lawrence aravuze ngo rwose aranasobanura neza pe. Ako nta manota atanze. Umukundwa Furaha atanze 10 ku 10. Jacqueline Kayirangwa 10 ku 10. Ingabire Ariane ati ararenze. Byiringire Elize 10 ku 10. Ishimwe Aime ndafashijwe 50 ku 10. Furaha mumuhe 10 yuzuye. Murekatete Bunani 15 kuri 20. Nishimwe Gift 10 ku 10. Uwimana 10 ku 10. Corneille Mwongereza 20 ku 10. Mediatrice Nimagaritse 9 ku 10. Ingabire Ariane ati oya akwiye igihembo. Mahoro Gilbert 10 ku 10. Mama Chantal 10. Akimana Solange akomeje guseka. Iradukunda Yvette 9 ku 10. Lydia Tesi 9 ku 10. Papa ni benshi cyane. Benshi kabisa. Ariko mwakomeye Imana make koko. Reka twemeze gutya rero. Yaragerageje cyangwa yarabikoze? Okay, ubundi genda ari kumuhane. Ariko kubera ko ahagaze hano akabisobanura nk'umuvuga butumwa, tumuhaye 9 ku 10. Turayamanuye se? Ayo, ubu butaha zabyuzuza. Reka dukomere Imana amashyi. N'ikindi gihembo. N'ikindi? Icyo gihembo turaza kukivugana na Mama Agnes. Si sawa yabikoze? Dukomere Imana yacu amashyi mu izina rya Yesu. Twari tukivuga rero amavuta ya mbere Dawidi yasizwe. N'ubundi niyo ngiye kuvugaho, turi mu cyumweru cya gihanuzi. Ubwo ndimo ndanavuga ngo inshuti zacu zaje nyuma mwese muhabwe umugisha n'Imana kandi tubahaye ikaze. Evangeliste Dona guturuka mu gihugu cy'Ububirigi, Imana iguha umugisha mwinshi cyane, turakwishimiye kukubona. Evangeliste Tina muhabwe umugisha n'Imana. Mwakoze cyane. Amen. Murakoze. Bazabakira ejo mwaje twamaze kwinjira mu ijambo ry'Imana. Reka dukomeze. Haleluya. Reka twihute rero. Tugeze ku mavuta ya 6. Ikintu cya 6 aya mavuta akora. Haleluya. Amavuta ya mbere. Icya 6 akora. Imana yacu ni habwe icyubahiro. Tugiye kuvuga icya 6 akora. Aya mavuta ya 6 atuma abantu bayishurirwa Imana ikurimo bakayubararira. Dawidi, reka mbisobanure kugira ngo tubyumve. Atuma abanzi bawe, reka mbivuge mu Kinyarwanda cyumvikana, bari ko wandika. Atuma abanzi bawe bakwikubita imbere. Karumvikanye?
atuma abanzi bawe bakwikubita he. Umugabo witwa Dawidi yagiye gusengera ahantu bita Inayoti y'Irama. Haleluya. Aragenda arasenga. Sawuli yari arimo amuhiga. Sawuli yari umwanzi we. Nese umuntu uguhiga ngo akwica n'abari umwanzi wawe, abari umukunzi. Yari sebukwe, ni wari waramushingiye, ariko yari umwanzi we. Yari yaramushingiye umukobwa we. Dore cyabaye rero, ndimo ndavuga izi mbaraga z'aya mavuta. Ariko arangije ngamutumaho ingabo zirwanira ku butaka, ngo zigeze Inayoti y'Irama, ngo zibonye amavuta ari kuri Dawidi, ngo zose zitangira guhanura, ngo bazambura intwaro zijya mu bandi, zitangira kujya muri Tokoseke de Bronea. Rya jambo rivuga ngo imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka bituma wari umwanzi we yuzura nawe. Ayo ni amavuta ya kangahe mwa abantu b'Imana? Vuga ngo amavuta ya mbere ariko akora ibintu 7, icyo ni cya gatandatu. Mbo Sawuli numwe yohereje zirwanira ku butaka, zirangije ni ingabo za Sawuli. Zirangije arazitegereza arazibura, yohereza zirwanira mu kirere. Nazo zihageze zibonye ubuntu buri kuri Dawidi, ngo nazo ako kanya zitangira guhanura, bazambura intwaro. Gatatu, ngo yohereze zirwanira mu mazi. Nazo zihageze zibonye ubuntu buri kuri Dawidi, ngo nazo zirangije zirahanura, ngo zigumaho. Bibiliya iravuga ngo Sawuli arangije agira gute? Arihagurukira yigirayo. We ngo ageze imbere ya Dawidi, ngabonye amavuta ari kuri Dawidi, ngo we none ahanura yambaye ubusa. Mukoro mubwire ngo amavuta ya mbere agiye gutuma buri kintu cyose kigucira bugufi. Mumbwire ngo wavuye mu byo urimo gashaka amavuta koko wa muntu w'Imana we. Kamavuta atuma ibintu byose byika, kamavuta atuma ibintu byose bica bugufi, kamavuta atuma ibintu byose bimanuka. Ndakwifuriza kugira amavuta y'Imana, ndakwifuriza gusigwa. Wakomeye Imana amashyi, ndakwifuriza gusigwa. Ndakwifuriza gusigwa. Uyu mugoroba Imana igusige mu izina rya Yesu. Ngo Sawuli ageze imbere ya Dawidi, ngo ahanura yambaye ubusa, kandi yari umwanzi we, kujya atamwishe. Izi nizo bita imbaraga z'amavuta. Reka mvuga icya 7. Kandi ibi uza kuza kubihindura, ubihindura ubuzima bwawe. Icya 7 ya mavuta azana, ubundi mitangera ku mavuta ya 2, mitanirukanyira ku ya 3, dusoze dusenge. Ariko urwo rwego urarwumva? Urwo rwego urarwumva? Yesu we. Ariko bitekereze nawe, nago kano kantu kumvise neza. Tekereza kubona umuntu uguhiga akugera imbere nkawe yakakwisha, ahubwo agatangira kuguhanurira ngo uzakomera, agatangira kukubwira ngo uzabaho, agatangira kukubwira ngo nawe uzagushobora, agatangira kukubwira ngo uzaba umwami, agatangira kukubwira ngo urakomeye. Ibaza urwo rwego. Icyo ni ikirere cyo gusigwa. Iri joro Imana ize kuza kugusiga. Uyu mugoroba Imana igusige. Nimuvuge ngo amen, amen, amen. Uyu mugoroba ndakwifuriza kuza gusigwa n'Imana. Imana ize kuza kugukoraho. Oh, desabroni Andres. Imbaraga zo gusigwa mwa bantu b'Imana. Imana ibasige pe. Imana ize kuza kubasiga, maze ubundi hasigaye namwe mwinjire mu kindi kirere. Ndashaka kuvuga icya 7, ariko ndimo ndumva ubuntu bw'Imana hano hano. Kandi mbabwire uyu munsi Imana iraza kuza kubakoraho. Uyu munsi Imana iraza kuza kubakoraho. Ndavuga kuri Dawidi na wundi ndimuvugeho. Uyu munsi umwami Imana iraza kuza kugukoraho. Uyu munsi Yesu araza kuza kugukoraho. Haleluya. Hagira umuntu bamera mikoro kugira ngo dufatikanye gusoma. Umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda neza, kugira ngo izi nkuru tuzibwira abantu tunazisoma bitubera byiza kurusha. Umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda neza adategwa. Oh,
reba umuntu mwegeranye mubwire ngo Yesu agukoreho. Online church Yesu aze kuza kubakoraho uyu mugoroba w'uyu munsi. Ayaya, ndumva uyu mugoroba hari ibintu biri buze kuza kuba ku buzima bwawe. Uyu mugoroba hari indi shusho ndimo numva mu mwuka. Da bonne essence dos. Yesu we, uyu mugoroba muvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Prosandaramos. La catimonisti. Vuga ngo amavuta. Subiramo ngo amavuta. Amavuta. Ongera ngo amavuta. Amavuta. Ndumva Dawidi namuvuga ibintu byinshi. Aya mavuta arakomeye. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba urakomeye. Yesu we. Somera Samweli wa mbere igice cyawo cya 18, sorry igice cya 19, usoma umurongo wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu. Samweli wa mbere ibice 19 duhereye ku murongo wa 18. Nuko Dawidi arahunga aracika asanga Samweli i Rama, amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye arahaguruka na Samweli batura i Nayoti. Reka tugende mu byumve rero. Hanyuma babwira Sawuli bati Dawidi ari Nayoti y'i Rama. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi. Mu byumve neza. Dawidi Sawuli atuma intumwa gufata nde? Dawidi. Zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura. Samweli ageze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana uza kuriza ku ntumwa za Sawuli. Nazo zirahanura. Nazo zigira gute? Zirahanura. Izo ntumwa zizamuka bari abahanuzi. Oya, ubuntu buri kuri Dawidi nicyo Dawidi yasigiwe. Aya mavuta arabambaye batangiye guhanura. Ndashaka ugere ku rwego Imana iri buze kugusiga, n'abarozi baje kukuroga nibakugera imbere bahanura. Batangire kukubwira ngo uzakomera, batangire kukubwira ngo nusanzwe. Oya, ndashaka umwanzi wawe iri joro atangire kuguhanurira. Abari bagutumweho ngo bakwice, abari bagutumweho ngo bakugirire nabi, nibagera imbere yawe bose bapfukame bavuga ngo uri umuhanuzi, bavuga ngo uzakomera. Dore ngibi iri ibyanditswe. Ariko Mana we, ibi byose ni ikirere cyo gusigwa. Nugusigwa kwa nugusigwa. Ndashaka wumve buno buntu. Iki ni ikirere cyo gusigwa. Hey, the sekitenos selero saido senima ayima. Reka mbabwire, agacutuyemo naho ukorera hose ni wawe, awutuye mu cyumbi wawe. Harema ikirere cy'igicaniro, harema igicaniro cy'amavuta, harema igicaniro. Muri iriya modoka yawe ugenda, nigendemo igicaniro. Mu mutima wawe nihagendemo igicaniro. Mu kanwa kawe nihabemo igicaniro. Sitikato. Ukeneye igicaniro, ukeneye igicaniro, ukeneye igicaniro. Esaki ni tonsariba. Ku buryo ahantu hose uzajya uca abantu bazajya bumva ubuntu bw'Imana buvuga. Kitikatukia narako yanzini nyando prokataye. Ukeneye igicaniro. Igicaniro ntabwo zino ntumwa bari abahanuzi. Oya, hari abahanuzi bagiye kuguhanurira atari bo. Kubera iki? Iki kurimo kigiye kubatera guhindura amagambo. Iki kurimo
ngiye kubagira abahanuzi kubera iki ibigukwiriye ni ibyiza si ibibi bo bazanye amakuru mabi baravuze ngo ibigukwiriye si ibibi ibigukwiriye ni ibyiza akira guhanurirwa n'abanzi bawe akira guhanurirwa n'abakurwanya akira guhanurirwa na adeketemonima aya mavuta ndayahamagaye mu buzima bwawe mu izina rya Yesu aya mavuta natangira akore mu kazi kawe natangira akore mu rugo rwawe natangira akore mu buzima bwawe aya mavuta ndayahamagaye yo guhanura Prokatindo sikitendezara Rikatondo sikidito Prone sandimo. Iki cyumweru ni icyumweru cya gihanuzi. Utangire wumva amavuta, utangire wumva imbaraga, utangire wumve kucungurwa, utangire wumva imbaraga. Nerasayo Panitando sikideraso Winazaori Pokatengo sikidedo Yerando sikidero Prosainirio Prasa Tikandozo Nema Domande Poya Oya tangira wumve tangira wumve utangira ubone utangira ubone abanzi bawe batangiye kuguhanurira utangira ubone wa muntu mwari muri mu rubanza rumwe arimo akurega arimo akubwira ngo mva nkubwire mbonye utari umuntu adesoperera sirima reka utangire kubona ibintu birimo bihinduka sikire na sororia malore ete bone satuko tendezewa yeorere manda sikide tombe prokatitota yenza imori abo ongera uzamurira Imana icyubahiro wa muntu w'Imana. Haleluya. Otasiye ye ota oshayo reka amavuta si ikintu ariko bavandimwe abantu baha agaciro amavuta mwazamuye haleluya zirindwi koko. Haleluya. Abantu muha agaciro amavuta, abantu mwubaha amavuta. Haleluya. Haleluya. Yembo zene katoko seki sikide no sandara ola kate kondo to ketendesta beka mafuta shitikopea niko riba awambera barahanuye buriya mbibabwira bitanditse mwari kugira ngo nibyanjye ongeraho numve 21 babibwira Sawuli atuma izindi ntumwa za kangahe za kabiri nazo zirahanura nazo ziyageze zigira gute zirahanura mumbwire ngo sabo bonyine bazahanura n'abandi bazohereza ku buzima bwawe nabo bazahanura igikuru nuko ba warasizwe gusa arongera atuma buretse shawe sabo bonyine abambere barahanuye mumbwire ngo wageze igihe baza bagakora ikibazanye ariko none Imana igiye kubahindura bakugezeho. Amen. Haleluya. Mwasizwe koko. Amen. Ikirere cyanyu kikajya gihindura abantu bakugeza imbere. Amavuta. Ikirere cyawe gusa. Haleluya. Ikirere cyawe. Amen. Kikajya gihindura umuntu akugeza imbere. Amen. Yakugera imbere ibintu bigahinduka bire. Akugeza imbere gusa. Yakureba mu maso akahita ahindura imvugo. Baragana mavuta ageze imbere yawe gusa yakureba. Uyu ni umugabo wasizwe witwa Dawidi. Kureba mu maso yaraje kukuvuma akahita atangira kukwatura umugisha. Amen. Haleluya. Akakugera mu maso yaraje kukuroga akahita akubwira ngo we ntabwo uri wo kurogwa urakarama urakabaho urakabyara hungu nakobwa kandi yarakuzana ibituma utazabyara. Haleluya. Aya mavuta urayakeneye. Aya mavuta urayakeneye. Aya mavuta urayakeneye. Shaka amavuta ava mu bintu by'ubunebwe. Shaka amavuta. Shaka mu maso y'Imana. Imana igusige. Dawidi yashatse Imana iramusiga. Nawe ukwiye gusigwa. Amen. Nukuri agaciro na amavuta. Na amavuta. Mavandimwe. Amavuta ukwiye gusigwa Imana ikusige. Amen. Imana igusige. Izina rya Yesu. Ndagusaba gusigwa. Ndagusabira gusigwa. Ndagusabira gusigwa. Amen. Imana igusige. Yes, ashimwe. Usigwe. Haleluya. Usigwe. Imana ibasige mw'abantu b'Imana. Amen. Ubundi hari ibintu mwirirwa mwisobanuramo mutakagombye kwisobanura. Mubaye mwarasizwe. Nukuri. Hari ibintu mwirirwa mu Rwanda nabyo bitakagombye kuba. Mubaye mwarasizwe.
iyo umuntu yasizwe hari ibintu atongera kwisobanura mwisobanura kuko mutarasigwa. urumva Dawidi yari yavuga, hari ijambo rya Dawidi wumvise, mumbwire ngo sigwa gusa utegereze urebe ibintu bigiye kuba. Haleluya! Gusigwa byonyine gusa, gusigwa musigwe gusa, mubwire Imana ibasige gusa. Dawidi yarasizwe nta kindi ni ugusigwa. Impamvu usanga wagerageje wakubitiye hano ngo urebe ko bakwemera, ngo wateranyije wavuze utugambo wabeshye watukenitse, ntabwo urasigwa. Sigwa ntabwo tuno tuzigera tubaho. Sigwa oya ntabwo bari bukuzamure kuko wateranyije runaka. Oya iyo si promotion ivuye ku Mana. Sigwa bose azajya kuzamura buri munsi, azajya avuga ngo ndabona ari wowe ukwiye kuzamurwa, ndabona ari wowe ukwiye, ndabona ari wowe. Reka muze mwumva amavuta ya gatatu. Turacyari ku ya mbere, batangiye guhanura ku ya mbere, ubwo se nitugira ku ya kabiri biragenda bite? Gusigwa gusa, ndakwifuriza gusigwa. Imana yakusigiye koko. Mumbwire ngo agaciro no gusigwa. Iyo usizwe uvuga ijambo rimwe rikica ibihanda 500. Gusigwa. Imana igusiga sha. Umukobwa usizwe arinda akora ubwo avuga, ariko se uriya musore arareba afite amaso se ko yirebera amavuta. Ubundi reka mbabwire, haleluya, ubundi umuntu ufite amavuta navuga. Oya aravuga se? Oya ari ijambo rya Dawidi wari wumva? Oya reka tuganire. Ari ingunguru irimo amavuta nirimo ubusa, asakuzi yihe? Y'ubusa. Irimo ubusa. Ari ingunguru irimo amavuta nirimo ubusa? Irimo ubusa ni isakuza. Ari idebe ririmo amavuta nirimo ubusa? Hasakuzi idebe ririmo ubusa. Reba umuntu mwegeranye mubwira ngo impamvu ufite urusaku rwinshi nuko utarasigwa. Wowe sigwa gusa. Numara gusigwa amavuta nikorera, numara gusigwa ibi haleluya unusize. Haleluya Imana igusige. Haleluya. Sigwa agaciro n'ugusigwa yonyine. Ndagusabiye gusigwa n'Imana. Ingunguru irimo amavuta irasaku, ingunguru itarimo amavuta irasaku. Yego. Uzarebe kenshi umuntu w'umunyamasengesho usize urimo amavuta y'Imana nasakuza. Oya aratuza Imana ikamurwanira. Kubera iki murimo? Ndakwifuriza gusigwa. Amen. Uyu mugoroba ndakwifuriza gusiga. Imana igusiga amavuta yica ibihanda, Imana igusiga amavuta acogoza abanzi bawe, Imana igusiga amavuta atuma abanzi bawe bikubita imbere yawe, Imana igusiga amavuta atuma abanzi bawe bahinduka inshuti zawe utabibasabye. Ongera ngo gusigwa. Usi wa mukobwa we numara gusigwa ntabwo uzongera kujya ubanza ntabwo umusore mwisige rwose makeup muse neza, ariko uwo mubiri musiga ariko imbere harimo amavuta y'Imana. Amen. Haleluya. Rwose wambara iherena sindi kubujije ariko imbere harimo amavuta. Amen. Vuga ngo agaciro n'amavuta. Icyo ukora cyose ugikore ariko imbere harimo gusigwa. Amen. Singa ubujije rwose katakupe tereka agaperike ryoshye ariko imbere amavuta, uwo mutwe kirimo imbere gisize. Sigwa. Sigwa. Amen. Sigwa. Amen. Sigwa. Amen. Mani gusige hari imiryango igiye kukwikingurira. Haleluya. Ndakwifuriza gusigwa na Yesu. Ndakwifuriza gusigwa. Amen. Ibyo ukora byose agaciro n'amavuta. Hey, haleluya. Mani kusigire. Amen. Sigwa. Amen. Usize. Yego. Usize. Oweresha numwe ya mbere. Bize kumufata. Ishi sanga umugabo arasizwe. Ziravuga ngo turava ahantu hasizwe tujya he? Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo umuntu ugeze ahantu hari amavuta nagahava arahaguma. Ngukeneye inshuti shaka amavuta, ukeneye abavandimwe shaka amavuta, ukeneye umuryango shaka amavuta. Iyo ufite amavuta inshuti zirizana. Iyo ufite amavuta inshuti ziraza. Yesu we. Ayiwe Mana we, amavuta wowe tegura amavuta gusa wirebere. Ntabwo umuntu ufite amavuta ahamagara abantu, kuko buri muntu wese akeneye iki? Amavuta.
amavuta mwamyemereye mukihangana mukihangana bari abanebwe mukabivamo tugashaka amavuta kweli ko tubonye agaciro ari amavuta nokuri mwakwihanganye dushaka amavuta vuga ngo amavuta maze niyo umuntu yaba ari munsi y'intebe afite amavuta urahaza ugasore vuga ngo amavuta we haleluya amavuta vuga ngo agaciro ko gusigwa n'Imana haleluya sigwa n'Imana amavuta ni meza ariko se bundi kambabwire umva ari icyemezo ndi mufata gikomeye abumva amavuta agaciro k'amavuta mwazamuye haleluya zindwe mw'abantu b'Imana haleluya 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 amavuta nk'itabaza ndacyari ku mavuta nk'itabaza oreke tokise brone ansenima ngubwo uzaza uzambonere itara ririmo amavuta rihora ryaka umuntu urimo amavuta bamubonera kure umuntu urimo amavuta abarozi bamubonera kure bakamutinya umuntu urimo amavuta abakonikoni baramutinya umuntu urimo amavuta abacuraguzi ntibegera hatuye haleluya reka mbabwire umuntu urimo amavuta abashyitsi bamubonera kure bakavuga ngo no uriya si uwo kwegerwa yarasizwe amavuta haleluya haleluya amavuta Imana ishimwe akwifuriza kugira amavuta amen vuga ngo 2025 Imana iguha amavuta kurenza ibindi bintu ibyo ari byo byose 2025 Imana iguha amavuta muri uyu mwaka amavuta yica ibihanda izina rya Yesu atwijiza sinimbirandi bivuga ngo amavuta Yesu mbone kwaka amavuta ndakwinginze mbone kwaka burinde bucya haleluya amavuta Yesu we reka nze ndacyavuga ku mbaraga z'amavuta tugeze ku cya gatandatu amavuta azana ndaje mbabwire amavuta ya kabiri n'aya gatatu ndinze mamavuta Yesu mbone kwaka urinde bucya mamavuta Yesu mbone kwaka mamavuta ndakwinginze mamavuta Yesu mbone kwaka burinde bucya uririmbe Hosiana tugusingize wowe mwami utwara abami Yesu tugusingize turirimbe Hosana tugusingize wowe mwami utwara abami Yesu tugusingize mahoro muki sanduke
mamahoro ndakwinginze mamahoro mukiza nduhuke mamahoro burinde cyaturirimbe turirimbe hosiana tugusingize onami wowe mwamu twarabami Yesu tugusingize haleluya haleluya hey 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 amavuta kakomeye haleluya haleluya vuga amavuta 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 ugeraga amavuta ugeraga amavuta hey hey haleluya bosenema ariko reka mbabwire reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ujye usoma Bibiliya wumvise iyo usoma ibintu byumva ukuntu biba biryoshye mujye mukunda gusoma ijambo ry'Imana haleluya haleluya mama geze kwirembo kwirembo bari kwirembo ukoraje yesaraje kageze kwirembo yo kwirembo kwirembo bari kwirembo aiwe ukoraje yesaraje kageze kwirembo haleluya 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 hey hey mana ya Israeli we ale tosera habwa icyubahiro mwana sepona sana hejuru mwami Yesu soma umwama geze kwirembo wabambwe ku musaraba yaje kudukoranya be tubane bw'ijuru kwirembo bari kwirembo rukoraje yesaraje kandageze kwirembo Yesu we haleluya haleluya hey hey reba umuntu mwegeranye mubwira ngo cya cyumweru cyagarutse ayayaya bakita icyumweru cya gihanuzi hey 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 ni ha saburi nambara naga mahora zahora keretse Yesu atsembyeho uba ukwise kwirembo ubari kwirembo dukwaraje Yesu araje akageze kwirembo haleluya hey hey ngirira umuntu muri kumwe ngo ntiyakagira ikintu kikubuza amavuta ntiyakagira ikintu kikubuza amavuta wa muntu w'Imana amavuta ongera ngo amavuta subiramo ngo amavuta hari indirimbo ya 99 ivuga ngo shatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu haleluya haleluya muri imbyazimbe cyashova ngo mu gihe yagize icyaza kigashaka kunesha inzira yawe uzaza ucomogoza
iyo ndirimbo n'abari online ndayibatuye yemerera tuyiririmbaneho. Hallelujah. Ubwo rero ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Haleluya, haleluya. Reka munyemere muyihagurutse neza, ireke guhagurukira hasi. Haleluya. Hey, ongera uzamure ku biganza gato. Hey, hey. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'amavuta. Ndashaka kuvuga ku mbaraga z'amavuta. Munyemerere bavandimwe, ariko reka mbabwire, kujya mu mwuka ari ikintu bijya bibatwara. Kujya mu mwuka ari ikintu bibatwara. Ana kimwe. Mwumva atari byiza Cyane. Yesu ashimwe. Rero turi ku mbaraga z'amavuta. Imana ni umwuka, n'abayisengera ashaka ko bayisengera mu kuri no mu mwuka. Hari icyo batwara? Oya. Kujya mu mwuka n'ibiryoha, Cyane. si ibintu byiza. Cyane. Niyo arimo guhembuka. Haleluya, Hallelujah. hey, hey. Yemerera iyi ndirimbo nayituye abantu bayikurikiye. Hey, kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se gushidikanye kugukurikira Yesu umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu gukomeza iyo nzira uko wayimenyeshe umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu gukomeza iyo nzira uko wayimenyeshe ugiye agize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo uzaze uca uwo mugozi uzabumboshye umutima nezezwa no kubona
uzazuca uwo mugozi uzamufasha umutima nezezwa no kubohorwa nabo nuko mukorera zose uzazuca uwo mugozi uzamufasha umutima nezezwa no kubohorwa nabo nuko mukorera urandinde mwami Yesu ntunganirize imigambi niba naniwe urugendo uza nyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto nuko nzahoza ibyo byose ugeze mujye mu ijuru uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto nuko nzahozwa ibyo byose ugeze wanjye mu ijuru. haleluya Haleluya. hey agaciro ni iki agaciro ni amavuta hey haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. vuga ngo mwami Yesu Kristo mwami Yesu Kristo igihe cyose igihe cyose hazagira ikintu gishaka kunyitambika kigasagira ikintu gishaka kigashaka kunkura muri iyi nzira kigashaka kunkura muri iyi nzira ijya mu ijuru ujya mu ijuru uyu mugozi uyu mugozi uzawuce uzawuce kugira ngo mbashe gukomeza urugendo kugira ngo mbashe gukomeza urugendo kugira ngo mbashe gukomeza urugendo kugira ngo mbashe gukomeza kugira ngo mbashe gukomeza urugendo kugira ngo mbashe gukomeza urugendo ori bosanta Yesu Haleluya. rone yandre ni danzo rosi ni ma Haleluya. rosi Brone Brone. tomba seke de mone mani kabuza gukomeza urugendo oh izina rya Yesu ai rutare ruina Reka ngwiyuhireho babazi ndagushakaho unyuhagire utabazi unyuhagire ibyaha mutabazi amazi n'amaraso mu rubavu rwawe bigize uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha imbaraga bizose yekuzatsindukuye imbaraga bizaryo yekuzatsindukuye. haleluya Haleluya. dore na namba y'ubusa ndakwinginga unyambike sinabasha kwikiza ndagushakaho ubuntu Yesu ndagushakaho
sekerebo Hallelujah. Sera sabora sabora. Soprone la sorora. Rokete no se kaya monsi. Je mondi stopra. Si poliso. Hallelujah. Subizo cyanditswe mama. Semana, semana, roho yangu. Semana, 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 roho yangu. Semana, 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 semana. Nyemerera gato uzamura ibiganza byawe gato ibyuma bivuga gake bidasakuza cyane unyemerera uvuge ngo vugana kazamura gato abaririmbyi bakazamura gato ibyuma bivuga gake ubwira Imana ngo vugana n'umutima wanjye haleluya ma wanjye vugana 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 n'umutima vugana 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 n'umutima wanjye vugana 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 n'umutima semana 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 n'umutima wanjye semana 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 roho yangu semana 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 roho yangu semana nakuhitaji semana semana roho yangu. Hallelujah! Hallelujah! Vugana n'umutima wanjye vugana vugana n'umutima wanjye vugana vugana n'umutima wanjye
vugana vugana ai vugana oh vugana n'umutima wanje. Haleluya. Haleluya. Oh, komeza cya cyanditswe dusoze. Rasa prokatino zarara. Zawota monoes. babwira Sawuli atuma izindi ntumwa. Izo ni za kangahe? Nazo zirahanura, arongera atuma izindi ubwa gatatu. Nazo zirahanura. Nazo ziyageze zigira gute? Zirahanura. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo guma mu cyubahiro cy'Imana. Mu cyubahiro cy'Imana. Nuguma mu cyubahiro cy'Imana, intumwa zose bazakoherezaho zose zizageze kugeraho nizikugeraho zihanure, nizikugeraho zivuga ibyo zikubonaho. Hallelujah. Hallelujah. Odazakaya namashikabo. Broda kati kondosi kitibone. Tugeze ku ishuro ya kane ngo zigezeyo. Hanyuma bukeye arihagurukira agirama ubwe arasukira ku iriba rinini rya Seku. Arabaza ati Samweli na Dawudi bari he? Umuntu umwe aramusubiza ati bari Inayote y'Irama. Hanyuma nuko ajya Inayote y'Irama, maze umwuka w'Imana umuzaho, nawe agenda hanura kugeza aho agere Inayote y'Irama. Mumbwire ngo umuzi w'ikibazo nawe urihagurukiye muri za ntambara wari urimo. Umuzi w'ikibazo bakohereje intumwa barananirwa, none umuzi w'ikibazo urihagurukiye. Mwakomeye Imana amashyi mw'abantu b'Imana. Urugamba ruzashira, ingabo ziruhuke, mugaba turi imbere tuvuye ku rugamba. Urugamba ruzashira, ingabo ziruhuke, yewe urugamba ruzashira, ingabo ziruhuke, umugaba turi imbere tuvuye ku rugamba. Urugamba ruzashira, ingabo ziruhuke, umugaba turi imbere zivuye ku rugamba. Umugamba ruzashira, ingabo ziruhuke, umugaba turi imbere tuvuye ku rugamba. Urugamba ruzashira, ingabo ziruhuke, umugaba ziri imbere zivuye ku rugamba. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. La bosakaya. Tenos. Shuti mugenzi chokomera, ibyo ubona binaniranye, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Shuti mugenzi chokomera, ibyo ubona binaniranye, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Iyo urugamba rukomeye, iyo urugamba rukomeye, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Iyo urugamba rukomeye rodasato. Mumbwire ngo izo ntambara wari urimo zigiye kurangira. Urwo rugamba wari urimo rugiye kurangira. Ibyo bibazo wari urimo bigiye kurangira. Ubwo bukene wari urimo bugiye kurangira. Ibigeragezo nukuri birahanda, ni nk'ama washara sharira umugenzi, biramuharamba nukuri biranuka, ariko Yesu we natangwa n'ibinuka. Hallelujah. Hallelujah. Hey.
reka mbabwire tuzataha aiwe igihe nikigera tuzataha oyo tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha haleluya tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha oyo tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha aiwe tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha oyo mbaberamwe muzataha igihe nikigera tuzataha aiwe tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha oyo tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha aiwo tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha oye ngwiyo mana dusengera komeye imana itabura guseruka imana yumva amasengesho iyo mana dusengera komeye iyo mana dusengera komeye n'imana itabura guseruka n'imana yumva amasengesho iyo mana dusengera komeye haleluya haleluya vuga ngo imbaraga z'amavuta imbaraga z'amavuta reka tubabwire imbaraga z'amasengesho amasengesho ni intwari ikomeye cyane aratigisa agatigisa agatigisa ibihome bya satani bikariduka reka tubabwire imbaraga z'amasengesho amasengesho ni intwari ikomeye cyane aratigisa aratigisa agatigisa agatigisa ibihome bya satani bikama gusenga 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 amasengesho ni intwari ikomeye cyane gusenga 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 amasengesho ni intwari ikomeye cyane gusenga 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 ayiwe amasengesho ni intwari ikomeye cyane haleluya oh reka tuvuge twese ngo amena c'est dos Hallelujah. si on sort Sioni jewe ndareba Sioni jewe ndareba kuhareba binera kuhakumbura kuhakumbura binera kuhabona ngerayo nzicara nduhuke Sioni jewe ndareba kuhareba binera kuhakumbura kuhakumbura binera kuhatura ningerayo nzicara nduhuke haleluya Yesu we. Yesu we ntacyo ngushinja ntacyo utankoreye ngo nkire wanditse ibibi byari kumpitana reka nanjye nguhimba Yesu we Yesu we ntacyo ngushinja ntacyo utankoreye ngo nkire wanditse ibibi byari kumpitana reka mbabwire ijuru ririho ijuru ririho
Amena. ijuru ririho Rirahari. ijuru ririho Rirahari. ijuru ririho haleluya ijuru ririho ijuru rirahari haleluya nyamara abera tuzata nyamara abera tuzata nyamara abera tuzata nyamara abera tuzata naza 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 ibibazo byose bizarangira impumyi nazo zizahumuka nanjye nzumva ijwi ryanjye mwitabe icyo gihe nanjye nzasimbuka haleluya haleluya ngo nimara kurenga ibicu nimara kurenga ibicu nzabwira Yesu urabeho nimara kurenga ibicu nzabwira Yesu urabeho nimara kurenga ibicu Imana ishimwe umva nimara kurenga ibicu nzabwira Yesu urabeho nimara kurenga ayaya nimara kurenga ibicu nzaririmbira Imana yacu nimara kurenga ibicu nzabwiriye isura oh nzabwiriye isura beho 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 nzabwiriye isura iyi si y'imibabaro turimo turayisiga isi y'imibabaro ayayayayaya iyi si y'imibabaro turimo turayisiga isi y'imibabaro turimo turayisiga iyi si y'imibabaro turimo turayisiga we isi y'imibabaro turimo turayisiga ayaya turimo turayisiga turimo turayisiga turimo turayisiga turimo turimo turayisiga turimo turayisiga ayiwe turimo turayisiga turimo turayisiga ayi mani imbaraga we imbaraga mu masengesho imbaraga mu basenga mani imbaraga we dore imbaraga mu masengesho mani imbaraga icyumweru cy'ubuhanuzi dore imbaraga we mu cyumweru cy'ubuhanuzi imbaraga z'Imana turazibona irakiza indwara zikomeye irabohora imbaraga zikiza Mana imbaraga we imbaraga zikiza ibyaha imbaraga ya we ya we ya we muvugire mbimana muvugire mbimana muvugire mbimana muvugire mbimana muvugire mbimana ugize ngwiki ugize ngwiki muvugire mbimana muvugire mbimana muvugire mbimana muvugire mbimana ayo mashiwe ayo mashiwe ayo mashiwe izo mundu we izo mundu we izo mundu we uwo mudiho we uwo mudiho wa tu uwo mudiho we uwo mudiho we zamura Yesu zamura 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 icyubahiro ni cy'Imana icyubahiro ni cy'Imana icyubahiro ni cy'Imana icyubahiro ni cy'Imana mu cyumweru cy'ubuhanuzi yemwe tugiye kubona Imana uyu munsi
turabona Imana icyubahiro ni cy'Imana uyu munsi turabona Imana icyubahiro ni cy'Imana uyu munsi turabona Imana icyubahiro ni aya cyubahiro ni cande we cyubahiro ni cande we ayo mashimwe nayo watubambiwe ayo mashimwe nayo watubambiwe amen amashimwe nayo watubambiwe ayayayayaya hey tubambiwe kidendeza rudukora satero kagira ngo yaririmbye ahandi aho abera tuzataha haleluya 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 iyaba mfite amababa haleluya magurutse nkajyayo nk'abisiyoni tekawe Imana ibaho umugisha. Ya twarimo tuvuga ibintu, twarimo tuvuga amavuta ya mbere ibintu azana, twari tumaze kuvuga ibintu bitandatu amavuta azana. Twasanze amavuta ya gatandatu atuma abanzi bacu batwikubita imbere bakatubwira ibyiza kandi bari bazanywe n'ibibi. Yego mwumvise intumwa eshatu, ndetse reka basubiremo kugira ngo abatari bari hano babyumve. Samweli wa mbere 19:18 sibyo? Ariye mama Kefa arimo dusomera, hereza mama Tina nacyo. Amen. Reka twihute kugira ngo abatari bahari iyo bumve ayo mavuta ya gatandatu ikintu akora. Abaririmbyi rimuvanga kuko tugiye kwita twinjira mu mwanya wo gusenga. amen Amen. Amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko Dawidi arahunga aracika asanga Samweli i Rama. Yego. Amutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye ahagurukana na Samweli batura i Nayoti. Batura i Nayoti. Uyu mugoroba ndakwifuriza gutura i Nayoti. Inayoti irama, inayota aho n'ahantu mu mavuta, inayota aho n'ahantu tumva ibikoma, inayota aho n'ahantu tumva ibibazo, inayota aho n'ahantu tumva ubukene, inayota aho n'ahantu umva umunezero. Ndakwifuriza gutura inayoti irama mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza gutura inayoti, inayoti irama di, inayoti, 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 inayoti irama, inayoti, inayoti. Inayota. Haleluya. Lesa kutenera so. Hanyuma ma bigenda bite? Hanyuma babwira Sawuli bati Dawidi ari Nayoti i Rama. 20. Poshande. Hanyuma di. Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi. Atuma intumwa gufata nde? Dawidi. Zigiye ari iki? Vuga ngo ari intumwa. Ari intumwa. Vuga ngo zigiye ari inyamubiri. Zigiye ari inyamubiri. Ariko zigezeyo. Zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanuza. Zisanga umutwe w'abahanuzi. Ndagira ngo nkubwire mu mutima wawe rema mu mutwe w'abahanuzi. Mu bitekerezo byawe rema igicaniro cy'abahanuzi muri wowe. Ugenda uhanurira ubuzima bwawe, umuntu uzajya ukugeraho wese atazanywe n'ibyiza, ajya abona icyo kirere kikuriho nawe atangira ahanure mu izina rya Yesu. Amen. Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli, nazo zirahanura. Nazo zigira gute? Zirahanura. Izi ntumwa zari abahanuzi. Bari abahanuzi. Ntabwo bari abahanuzi, ahubwo bahuye n'iki? N'igicaniro cy'abahanuzi. Babonye amavuta Dawidi asizwe, nabo barahanura. Hanyuma babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa, nazo zirahanura. Nazo zigira gute? Zirahanura. Nazo zirahanura. Siza kabiri. Tugende. Arongera atuma izindi ubwa gatatu, nazo zirahanura. Nazo zigira gute? Nazo ziyageze zirahanura. Mbariza umuntu muri kumwe ngo ubwo hasigaye iki? Ko abaje bose bahindutse abahanuzi, ubwo biraza kugenda gute? Yesu we. Ayiwe Mana w'imbega amavuta. Hanyuma bukeye arihagurukira ajya i Rama ubwe. Arihagurukira yigira ubwe i Rama.
arasukira ku iriba rinini rya Seku. Arabaza ati, Samweli na Dawidi barihe? Barihe kweri ko bahiranye intumwa zanjye? Umuntu umwe aramusubiza ati, bari Nayoti i Rama. Bari Nayoti i Rama. Nuko ajya Nayoti i Rama. Maze umwuka w'Imana amuzaho, nawe agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti i Rama. Ngo agenda agira ate? Agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti i Rama. Reba umuntu mwegeranye umubwire ngo niwoherezaga ya miyaga yose kubera amavuta usizwe, nawe agiye kukugera ahanure. Amen. Babandi hano aho za ntambara zose zaturukaga ku buzima bwawe, isoko yabyo nayo igiye guhaguruka, umuzi w'ikibazo nawe ugiye guhaguruka, aho byakomokaga uwoherezaga bya bitega, uwoherezaga ya mahembe, nawe agiye guhanurira ubuzima bwawe. Kubera iki? Hallelujah. Amen. 24. Ahageze yiyambura ni Sawuli. Ahageze yiyambura imyambaro ye. Oyasha. Kumwiki. Ahageze yiyambura imyambaro ye. Iryo jambo riba muri Bibiliya. Ngo agezeyo. Yiyambura imyambaro ye. Ari umwami cyane. Ariko samavuta niki? Hallelujah. Ariko se murimo murayumva? Ego. Cyane. Ngo ahageze yiyambura imyambaro ye. Yiyambura imyambaro y'uwo yahigaga yitaga umwanzi. Mumbwire ngo abanzi bawe bagiye kwambarira ubusa imbere yawe. Hallelujah. Timurimo mu bisoma se? Wowe sigwa gusamagara ikirere. Amen. Amagambo yawe nagasatuma bambara ubusa. Senga wowe shyira ivi hasi. Urashe wirebere. Baraje bakubwira ngo dore uko twabigenzaga, dore uko twagwize, waratunaniye, duciye bugufi Imana yawe turayiyobotse. Uko si ukwambara ubusa. Cyane. Ahanurira imbere ya Samweli arambaraye hasi yambaye ubusa. Yesu we. Yiriza umunsi akesha ijoro. Ahanura. Nicyo cyatumye bavuga bati, mbega Sawuli nawe ari mu bahanuzi? Mumbwire ngo nawe utazazerega na wa mwana wawe azaza, na wa wundi wari uri mu biyobyabwenge, nawe imbaraga z'ubuhanuzi zigiye kumukoraho, nawe agiye kuza mu bahanuzi. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo wowe senga gusa, amavuta agiye guhamagara n'ibiri kure. Amen. Yego de muvuge ngo haleluya. Haleluya. Icyo ni cya gatandatu amavuta azana, atuma uwo witaga umwanzi wawe, haleluya, nawe azagacogorera imbere. Amen. Nkurira ku bantu babiri nguzi ko abanzi bawe bagiye gucogorera imbere yawe kubera gusigwa. Aya ni amavuta ya mbere. Amavuta. Haleluya. Nimuvuge ngo amen. Fire. Nimuvuge ngo amen. Reka mbabwire icya karindwi n'amavuta azana, ubundi butanza ababwira ngira ngo nka 20. Icya karindwi aya mavuta azana. Aya mavuta azana. Ndimo ndavuga amavuta ya mbere. Icya karindwi azana gusingizwa na rubanda. Rubanda rukagusingiza. Subiramo ngo gusingizwa na rubanda. Mumbwire ngo byamaze kurenga famiye, byageze muri rubanda. Ndagira nimwe abantu b'Imana. Haleluya. Gusigwa gusa. Samweli wa mbere 18:6. Hari umuntu ufite Bibiliya ifite umutwe w'amagambo ngo mwumve ukuntu Bibiliya ivuga? Mubanze musome mwumve. Umuntu ufite Bibiliya y'ikinyarwanda ifite umutwe. Samweli wa mbere 18:6. Ari uyifite? Ubundi twite dukomeza. Mwumve. Aya mavuta agiye gutuma rubanda rugusingiza. Soma. Ari uyifite Bibiliya? Soma umutwe w'amagambo twumve. Mwe mikoro nugo ni titire gusa. Titire yonyine. Dawidi asingizwa na rubanda. Gasubiremo. Dawidi asingizwa na rubanda. Ubwo ninde izina ryawe witwa nde? Joseph asingizwa na rubanda. Haleluya.
ndashaka mujye mwumva uko ibintu biri. Vuga ngo amavuta ya mbere atuma usingizwa na rubanda. Ayewe musubize mikorotina noneho tugende hariya. Mujye umva nkubwire wo nkurikira, ugiye gusingizwa na rubanda kubwa amavuta gusa. Ngaho gatandatu twagiye. Samweli wa mbere igice cya 18 umurongo wa 6 haranditswe ngo nuko mwitabaruka ryabo Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya. Yego. Abagore bava mu midugudu ya Isirayeli yose baririmba babyina. Baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya itatu banezerewe sha. 7. Muri iryo singiza abagore barikiranyaga bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Kwikiranya muzi byari byo. Haleluya. Barikiranyaga ngo gwiki umva. Muri iryo singiza abagore barikiranya bati abagore barikiranya bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica. Bibiliya nubwo ivuza abagabo asa abagabo ko mu ndeba nabi. Abagore Imana ibaha umugisha. Imana ibaha ibyo kwikiranya mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Abagore urumva ukuntu Bibiliya bavuga, ariko kukibagarukaho cyane ngo abagore bafashaga Yesu, abagore babyiniye Dawidi, ariko abagore muhabwa umugisha. Amen. Muvuge ngo haleluya. Haleluya. Tujisubiremo. Muri iryo singiza abagore barikiranya bati Sawuli yishe ibihumbi. Nawe nuko uri umugore Dawidi yica inzovu. Oya usugasubiramo kweri nuko nawe uri umugore. Ntago kari kumvikanye neza. Karimo baretse. Ubusa abagabo twe bimeze bite? Ngabaki abagore muri iryo singizwa muri iryo ikiranya ngo abagore babigenza batete. Subiramo numve. Abagore barikiranya bati Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Ari inzovu n'ibihumbi byinshi ni bihe? Ni inzovu sha. Hayiwe mbega amavuta. Hanyuma 8. Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo, aravuga ati Dawidi bamubazeho inzovu, naho nge bambazeho ibihumbi gusa. Ariko ishyari ryahozeho kera. None se ashigaje iki kandi keretse ubwami? Ariko wumvise ishyari kuva na kera. Kandi reka mbabwire, uyu muntu arimo arakarira, uretse ko atari byo ngendereye, niwe umaze kumwicira Goliyati. None agize ate? Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo umuntu nagukorera akazi kakunaniye jya umwubaha. Amen. Ayiwe Mana we, reka ngasubiremo. Amaze kumwicira igihanda, ni nacyo vuga ngo ayo mashyi n'izo mundu nizivuye ku busa. Ni mundu na mashyi ni ikiranya n'ibyinirwa rivuye mu ntambara. Aranesheje none batangiye kubyina, ishyari rirahagurutse. Kandi uru rugamba rwe rwarananiye Sawuli imyaka yose yararwanye, ariko Dawidi araje ararurangije, abagore bararirimbye. Sawuli bamuhaye ibimukwiriye, none na Dawidi bamuhaye ibigize gute ibimukwiriye, ariko ishyari rirahagurutse. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ino ntambara yakunaniye, Imana nigushoboza ikaguhuza kuyikurangiriza. Haleluya. Ishyari ariko simundi mbabazi. Reka tuganire gato, turi mu cyumweru yogo cya buhanuzi, ntabwo ndimo nigisha. Ubundi mbabazi, ubundi umuntu yakoze agashimirwa bitwaye iki? Ari ikintu mwumva batwaye? Ntacyo. Yesu we, ariko ishyari ni ribi. Imana ijye kurinda abanyeshyari n'ukuri. Fire. Ayi wewe. Ngo Sawuli agira ate? Sawuli ararakara cyane. Ababazwa n'iryo jambo. Aravuga ati Dawidi bamubazeho inzovu, naho nge bambazeho ibihumbi gusa. Umvize ishyari ngo asigaje iki? None se ashigaje iki kandi
keretse ubwami. kandi twumvikane aya magambo arimo avuga, mwibuke ko Dawidi yaje no kuba umukwe wande wa Sawuli. Tekereza kurwanya ukarwanya n'umukwe wawe ugutungiye umwana, kuko ijambo ry'umwami ryubahirizwe. N'ubundi yari yaramubwiye ko azamushyingira. Yesu we, ariko se ishyari rituruka he kuko Fire. ase mu mutima ubumva umeze utema? Iyo bakubwiye ngo runaka arashoboye kandi nawe ubona ko ashoboye, buriya we ntiwavuga ati ahubwo akomeza abashe cyane. Gere gifite ikibazo bimera bite? Reka wenda mbaza abagira ishyari, abanyeshyari, mwumva bimeze bite? Oya wihangane, nubizi se Kidendezi avuze ko basibye bataje. None se mbabazi abanyeshyari mwumva bimeze bite? Basibye oya reka tuganire, njye ndimo ndibaza ukuntu mwumva bimeze. Oya njye nyine nk'aka kantu njye buriya kaba karimo kanzonga. Abanyeshyari mwumva bimeze bite? Uba wumva harimo ikintu, hari igisokozo kera tukiri abana bajyaga badusokoresha cyitwa mukushi. Mukushi murayizi? Noneho mwana wa mama bakawugasanga washyizemo ibitaka mu mutwe, bagakubitamo ngo urareba uba wumva cyamukusha. Uye uba wumva bimeze bite? Sibyo? Nk'ubu ngubu adimini akagenda agakora nk'agatendo hano rwose, agakora ibintu byananiye abantu hano, maze abantu bose bagakoma amashyi bakavuga ati adimini niwe wacu turamukunda. Maze ubu ngubu umuyobozi wacu hano mu itorero akaba arahagurutse ati kandi araho byamunaniye, kandi n'ubundi iyo tsinzi adimini akoze ayikoze mu iyerekwa. N'ubundi yerekwa ni iry'uwo muyobozi. Itsinzi yagaragaye ni yande? Si yande? Si ya Sawuli? Mumwire ngo abanyeshyari nta bwenge bagira. Oya reka mbabwize ukuri, iriya tsinzi mu ntege amatwi n'abari online, iriya tsinzi yari yabonetse, yari ya Isiraheli, yari yishe Goliyati. Isiraheli yari yobowe na Sawuli. Mu ntege amatwi, Dawidi ikintu bamukoreye we gusa nyine tu ni nka wa mukinnyi utwaye igikombe bakamuha iyo yatsinze hat-trick, bamuha baro akayicyura. Ibyo ntabwo mubizi? Bamuha baro, ariko itsinzi ni ikipe. Itsinzi ni yande? Itsinzi ni ikipe, ni rusange. Ariko undebere nawe koko, urebe ukuntu abanyeshyari nta bwenge bagira. Buriya iriya baro bahereza uriya mukinnyi, buriya ni nka motivasiyo yo kumubwira ngo ejo bundi ahubwo none uzatsinde 6. None buriya Dawidi ariya mashyi bamukomeye yari nkayo kumubwira tumva tukubwire, ahubwo noneho nuzica umufilisitiya, uzica abafilisitiya 1000, maze ubundi hasigaye Sawuli akomeza abona iki? Vuga ngo itsinzi. Ubwo Sawuli nari buryama agasinzira? Umunyeshyari rero nta bwenge agira. Umunyeshyari uramusanga mu rugo ukamubwira ati ariko shaho uriya mukozi wawe akurerera abana. Oya reka mbwire, nko wakwishimiye ko uhita uvuga ati ahubwo kubw'iyo mpamvu ndahita nanamwongeza, warangiza rero bajya bakogeza nawe wiyogeze. Asishyari kuko none se beshe ni mubizi se ngo rero barakogeje nawe uriyogeje ngo rero abana kwandese. Abanyeshyari mubaho nabi, niba urigira ubaho nabi. Uzi ko umunyeshyari usika ryigirira ubugara ryigirira. Dawidi ni umushumba shuti, yishe Goliyati, baramukomeye amashyi wa mwana wakoze udukuye intambara yande y'abafilisitiya. Ariko Sawuli ngo bwasigaje iki? Ariko kuko tuganire, umugabo utarize
umwana wari uri hariya wiviriye mu nama wabonaga ko ari gusimbura igikomangoma nka kiriya, ukajya wirirwana umuheto ngo tujye guhiga Dawidi. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo niba wagiraga ishyari ni wowe uri muri ryigirira. Ishyari ni ribi, reka mbabwize ukuri, ni ukuri mureka agashyari. Niba warigiraga ni ukuri wihane rino joro. Ni ukuri nawe nyumvira, umwami ko kagiriye ishyari akana. Ubu kidendeza zamure korasi hano abyina abantu bakoma amashyi bishime, abantu turanezerewe. Umuyobozi wacu ahita ahaguruka ati haha, ati ubwo rero nawe uraje. None se ni wamuzanye hano ngo aririmbe? Yamuzanye hano ngo agira ati, none yagize ati faya. Reka mbabwire, abanyeshyari bigirira nabi. Yesu we, ariko bavandimwe, haleluya. Amen. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo koko waritse mwuka wera akamanukira muri wowe akica icyo gikamere cy'agashyari, ariko we naryo gira. Abanyeshyari bagize gute? Shabasibye nibateranye umunsi. Tuzamurira Imana icyubahiro. Ikizakubwira umuntu urigira, umuntu ashobora guhagurukana agashimira umuntu, ukajya kumva mu mitima ngo ariko n'abandi baba bakoze. Oya, mwese murakora, ariko ntabwo umuntu yabashimira umunsi umwe mwese ngo agire gute, ngo abarangize. Reka uwo mwanya, icyo ni igihe cye, nawe icyawe kizagira gute, kizagera. Ngo ariko se nguriya ni wakoze wenyine. Ibyo bikubwira umuntu ufite iki, ishyari. maze ukabibwira undi nawe urifite tiriyego rata, uriya se niwe ukora wenyine. Nawe rero baramwogeje nawe ariyogeza, bamuhaye ishyanda nawe yiyongereraho munazi. Ako ni akagani bajyaga baca kera. Ari umuntu ukazi? Aha. Urumva uwo muntu ukiri utwo tuntu wabagira ishyari. Icyo ni igihe cye cyo gushimirwa, mureka ashimirwe. Nawe jo uzashimirwa. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. 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 Amen. Amen. Kwirira umuntu mwicaranye mumubwire ngo bashimiye, urumva aricyo bitwaye. Nakoze ariko nese umukanya ko tubashije ibibazo byose, mama Kefa akabitsinda abandi bikadutsinda, ubashimiwe ngo harya ubwo wese kutabikoze bikore nawe bagushimire. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Ishyari ni ribi, aka ni akari gaciyemo. Ubwo nari mbivugiwe n'uriya mugabo, biriya binakoze n'ibiki koko. Okay, ongera unyibwirire numve rata, ngo gasubiremo bakumva baje nyuma. Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo, aravuga ati Dawidi bamubazeho inzovu, naho nge bambazeho ibihumbi gusa. None se ashigaje iki kandi keretse ubwami? Ngo none asigaje iki? None se ashigaje iki kandi keretse ubwami? Tuganire, uretse ko abanzi bacu bajye bagiraho ngo bakanaduhanurira bavuga ibyo tuzaba byo, biriya aho bihuriye n'ubwami? Ntaho pe. Nese umwami aratorwa, ku mwami yimikwa? Tuganire. Umwami koko? Reka twisubirire mu mwuka. Umwamufasha akanya ko gutekereza kuri Sawuli, atekereza ati uno mugabo ntabwo yari yiyizeye. Ubundi umuntu ufite kizakubwira umuntu ufite ishyari najya yiyizera mu byo akora. Uzi ko umunyeshyari akana konka kamuhabura. Reka mbabwize ukuri, reka mbibabwire, barumuna ba Kahini cyangwa se abuzukuru ba Kahini, ni ukuri n'aka bebe kamwe katoba ibyondo karabahabye. Oya,
uwitwa Herode ngo ajya guhiga Yesu, akana kavutse koko karapfa ikina umwana, ni kazi no kuvuga, agahinja karira ngo nye, ngo mujye kukandeberaho kavukiye nanjye nze nkaramye, ngo kugira ngo abone uko akica. Ariko abanyeshyari kuko nzite faya, ariko uziko abanyeshyari batiyizera. Haleluya. amen. Umuntu ukamuhamagarika hano ukamubwira ati ni ukuri uyu muntu tuvugana arashoboye, ati waya nimvuga ko ashoboye se abantu bose bakamuyoboka ajya nzaba wande, ati waya egomera aho ngaho sha, bakomeze bakurebera aho ngaho, oya sha uwo ni umwuka kutiyizera. Uko uvuze ko ashoboye rero nawe hejuru hari abantu bagiye kukuvuga ko ushoboye. Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo ni uko utaramenya ayo mahame. Umunyeshyari niyiga. Murakoze. None se ubundi ko yabivuze nibirangiye n'ubundi abimutwaye, reka twikomereze rata, nimuvuga ngo amina. Amen. Vuga ngo icyo ni icya karindwi ayo mavuta akora. Akora iki? Akora iki? Atuma rubanda rugira gute? Gusingiza. Atuma rubanda bagira gute? Bagusingiza. Amavuta ya icya karindwi akora atuma rubanda bagusingiza. Ngaho kandike. Ibi ni ibintu amavuta akora. Mubwire icya munani. Mvuga ka munani gusa. Ubundi hasigaye twite dusoreza aho ngaho. Ejo urabona ninjya kubabwira amavuta ya kabiri n'aya gatatu, ntabwo biri bukunde ko turi busenge, kandi murabizi niyo gahunda ihari, sibyo? Nimunyemerere ejo nzababwira ya kabiri n'aya gatatu. Uyu munsi ndangije aya mbere, reka nongera ka munani. Amen. Icya munani amavuta ya mbere azana aturemera inshuti zikwiriye, cyangwa se andika ngo inshuti nyashuti. Wari uzikeneye? Samweli wa mbere 18 umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuze ngo urukundo rwa Dawidi na Yonatani. Urukundo rwande? Subiramo ngo rwa Dawidi. Ni gute Dawidi agiye kuba inshuti na Yonatani? Dawidi w'umushumba agiye kuba inshuti n'umwana w'umwami? Vuga ngo Dawidi yarasizwe, Yonatani ntiyasizwe. Fire. Aya mavuta agiye kukuremera inshuti. Ndashimira Imana kubw'inshuti ishyu ugiye kwakira. Amen. 2025 ugiye kwakira inshuti idasanzwe. Nyuma yo gusingizwa na rubanda ugiye kwakira inshuti. Nyuma yo kwica Umufilisitiya Goliyati, nyuma yo gusigwa ugiye kwakira inshuti. Mwebwe musigwa mubona byoroshye, ariko nyuma yo gusigwa mugiye kubona impinduka. Amen. Ngaho soma. Reka dusome. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uhera ko uba agati gakubiranye n'uwa Dawidi. Yesu we, reba umuntu mwegeranye mubwire ngo ugiye kujya uvugana n'umuntu gusa agati katega kubiranya. Ubu ngo wagiye wakira inshuti zigutenguha, ariko nyuma y'uko gusigwa ugiye kwakira inshuti zitagutenguha, mudatenguha. Amen. Reka dusubiremo. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli. No kuvugana gusa. Yego. Umutima wa Yonatani uhera ko uba agati gakubiranye n'uwa Dawidi. Ako kantu. Kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Oya gasubiremo. Kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Tekereza urwo rwego, gukunda umuntu nk'uko. Ibi bintu biracyabaho. Amen. Muracyabibona? Gukunda umuntu nk'uko yikunda. Imana igiye kuguha inshuti igukunda nk'uko yikunda. Amen. Ugiye kuremerwa inshuti igukunda nk'uko yikunda. Okay. Amen. Kabiri. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa se ukundi. Ako kantu. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano, kuko yari amukunze nk'uko yikunze. Yego sha. Haleluya.
bagirana isezerano uvuga ngo igihango. Bisoza. Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi. Ayiwe mumbwire ngo wari inshuti zigiye kwikura iby'agaciro byari bifite zibikwihere. Kubera iki aya mavuta agiye gutuma abantu bakuramo ibyabo babiguhe byiza iby'agaciro. Izi nshuti mugiye guhura nazo. Inshuti zigiye kubitangira. Amen. Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Yesu we asigaranye ikisubu uwo musore. Nuko Dawidi akajya ajyaho Sawuli yamutumaga hose akitonda. Sawuli amugira umutware w'ingabo ze. Abantu bose barabyishimira ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Nuko mwitabaruka ryabo Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya. Abagore bava mu midugudu ya Isiraheli yose baririmba babyina baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya itatu banezerewe. Nushaka soreza aho ngaho nimuvuge mwese ngo amen. Aya mavuta ya mbere agiye kukuremera inshuti nyashuti zikwiriye zizakwitangira zitakuryarya. Amashyi ku mwami wacu. Ejo ndavuga amavuta ya kabiri binazana. Amavuta ya kangahe? Nzahita nyavugira rimwe na ya gatatu ubundi dusorezaho tuhite twinjira mu bindi. Si sawa? Turi mu cyumweru cya gihanuza. Amavuta araryoshye. Birashimishije. Reba umuntu mwegeranye mubwire ngo winginge Imana igusige. Nigusige ahubwo igusige. Amen. Tugiye kwinjira mu mwuka rero wo gusenga. Reka saba Ivan yigire hino kugira dukoresha indimi ebyiri kuko tugiye gusenga. Hari abantu benshi cyane basabye ko iyo twinjiye mu mwanya wo gusenga baba ari kumwe n'abana babo batumva ikinyarwanda. Reka rero dukoresha indimi ebyiri kuko tugiye kwinjira mu mwanya witwa umwanya wo gusenga. Tuvuge twese ngo amen. Fata telefoni yawe dutumire rero. Get hold of your mobile phone and let's invite people. Fata telefoni yawe dutumire. Get your mobile phone and let's invite people. Tugiye gutumira. We are going to invite people. Shyira kuri stati yawe tugiye gutumira kuko ngiye kwinjira mu kirere cyo gusenga. Post on your status because we are going to enter the realm of prayer. Tugiye kwinjira mu mavuta bita amavuta yo gusenga. We are going to enter into the anointing called prayers. Shabro kasato bro. Hallelujah. Reka babahereze linki abari online shyira kuri stati yawe. Those who are online, let them give you the link so that you can post on your status. Ari umuntu ukeneye ko nawe yasenga. Probably you need someone to be praying to where they are. Nawe asenge kandi Imana iraguha umugisha kuko wamwifurije nawe ibyiza. Let them also pray and God will bless you because you are wishing good for them too. Ngira ngo wahabonye wayibonye dore link ngiyo. I guess you have seen the link, it is right there. Muhaguruke dusenge Imana. So kindly get up on your feet and let us pray to God. Hallelujah. Tugiye gusenga Imana. We are going to pray to God. Mbere yo gusenga. So before we pray, kuko ngiye kwinjira mu mwuka ukomeye cyane wa gihanuzi nawe umvise. Because I'm going to enter into the great spirit of prophecy, I can feel it already. Tugiye gusenga ariko mbere yuko twinjira muri uyu mwuka wo gusenga. We are going to pray, but before we get into this spirit of prayer, tugiye kwinjira mu mwuka wa gihanuzi. We are going to enter into the spirit of